Batani umuririmbyi wa kane mu gakiza mwicaye ariko mwihangane numva amajwi yanyu n'amashyi niba bishoboka. None y'urukundo rukiza urwo rukundo nirwo runezeza izina ry'uwo wankunze Imana Data n'Umwana we Yesu nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mwana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mwana nawe Yesu Kristo imbere yawe n'umwana muto icyomeye n'ugufashwa rwose ibintu byose muguhaho kwanjye mugeragezwa muri iyi si komeza mwami sige intege yiwe ube hafi mu rugendo komeza mwami sige intege yiwe ube hafi mu rugendo rwanjye iyo ngusabye Yesu ubuzima bwanjye kuko mbashaka ko abantu kuko nshidikanya sinigorita ntabwo binezeza ubu mbona ibyo nitwaje sinigorita ntabwo binezeza ubu mbona ibyo nitwaje isonde y'urukundo rw'umukiza ariwe wanzunguje amaraso ayo maraso saya mu bihinga amaraso y'umwami Yesu Kristo arukiranuka muri isi hose ageza mu bugingo Haleluya, 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 abo bwakeye haleluya, Imana nibaha umugisha. Dushimiye Imana yo mu ijuru yaturinze muri iyi minsi itambutse. Imana nishimye, Imana nihabwa icyubahiro ko yabarinze mukaba mwongeye kugera mu nzu y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amena. Nari nivuze ariko kwivuga n'umuco mwiza. Amazina yanjye ni Charles Makuza, ndi umukristo. ndifuza gukizwa. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma ndagira ngo umuntu uzi gusoma neza amfashe andebera ibyakozwe n'intumwa. Uzi gusoma neza andebera igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Udaransomera gusoma neza.
wowe Imana igumugisha. Reba byakozwe n'intumwa ibice ni 23 urasoma umutwe w'amagambo w'umurongo wa 12 byakozwe n'intumwa 23 ibice 23 umurongo wa 12 so amagambo hanyuma usome. Usome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abayuda bahigira kwica Pawulo. Nabaki? Abayuda. Haleluya. Amen. Nabaki? Abayuda. Ngakomeza. Bukeye abayuda baraterana bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. 16. Ariko mwishwe wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe mu batwara imitwe aramubwira ati jyana uyu muhungu ku mutware w'ingabo kuko afite icyo amubwira. Nawe aramujyana amushyira umutware w'ingabo ati mbohe Pawulo yampamagaye aranyinginga ngo nkuzanire uyu muhungu kuko afite icyo ashaka kukubwira. Umutware w'ingabo amufata ukuboko aramwihererana aramubaza ati icyo ushaka kumbwira ni iki? Aramusubiza ati abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzamanure Pawulo umujyane mu rukiko, nabo bigire nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubimenya neza. Ariko ntubumvire kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiye barahiye bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica, kandi none biteguye bategereje isezerano ryawe. 22. Umutware w'ingabo asezerera uwo muhungu amaze kumwihanangiriza ati ntugire ubwira yuko umburiye ibyo. Amen. Soma ongera komeza hepfo. Umutwe w'amagambo umurongo wa 23 uravuga ngo umutware w'ingabo yohereza Pawulo i Kaisariya. Nuko ahamagara abatwara imitwe babiri arababwira ati mwitegure abasirikare 200 bo kujya i Kaisariya n'abagendera ku mafarashi 70 n'abafite amacumu 200 bagende nijoro isaha 3 kandi bashaka inyamaswa ziheka kugira ngo bazitwareho Pawulo bamushyikirize Feliki umutegeka mukuru ari muzima. Yandika urwandiko ati nyakubahwa Feliki mutegeka mukuru, yewe Kilawudiyo Rusiya ndagutashya cyane. Ndakumenyesha yuko uyu muntu yari amaze gufatwa n'abayuda bari bagiye kumwica, mubukana n'ingabo turamukiza, menye ko ari umuroma. Nuko nshatse kumenya icyo bamurega icyo ari cyo, mujyana mu rukiko rwabo. Mbona yuko aregwa impaka zo mu mategeko yabo, ariko ntacyo yarezwe gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Bukeye mburiwe yuko benda kumwubikira mu koherereza uwo mwanya, kandi ntegeka abarezi be ko bamuregera imbere yawe. Nuko murabeho. Imana igumugisha. Yicare. Amen. Yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yonomu yari kubi yanjye, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yonomu yari kubi yanjye, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso
Tomu yari kuri yanjye iyataba amaraso ya Yesu iyataba amaraso ya Yesu iyataba amaraso ya Yesu Tomu yari kuri yanjye. Haleluya haleluya Amen. Mana nishimye Amen. haleluya Amen. haleluya iyataba amaraso ya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo niki ni abayuda. Ijambo rirambwira ngo narumva abafaransa bavuga ngo ni topiki oya ni abongereza cyangwa n'abafaransa yewe ni intego. Haleluya amen. Ndavuga ngo uwo mugendana uramuzi, ariko uwo mugendana uramuzi. Bibiliya iratubwiye ngo bahigira kwica Pawulo. Abo bantu basagaga 40, kandi uko muri aha ntimunagera no muri 40 keretse mushizemo abana hari. Ariko abo bantu ngo bahuza umugambi ngo wo kwica Pawulo. Basagaga 40 bashaka kumwica. Haleluya amen. Ngo bahiga umuhigo ko batazarya ntibananywe batari bica Pawulo. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo aba bantu bari iki? Bari abayuda. Yesu nashimwe cyane. Mu yandi magambo bari abarokore, ariko barahiga baravuga ati ntabwo tuzajya ku meza iminsi 40 yose. Uwo mugambi barawuhuza, baravuga ngo ntabwo tuzajya ntituzananywa tukireba uyu muntu yigenza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya amen. Haleluya amen. Oya bantu nsomere Zaburi. Tanu gatanu. Here ku murongo wa 13 n'uwa 14. 13 aravuze ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru. Oya ntabwo ari we, mba naramwihishe bigakunda. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, duhwanye tubana, uwo twagendanaga inshuti yanjye y'amagara. Hepfo yego twaganiraga tunezerewe, yego tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urupfu rubacungure. Nushaka kurekera Imana tumuzi. Uwo twagendanaga tunezerewe mu nzu y'Imana niwe. Haleluya amen. Nuwo ntabwo ari umwanzi wanje, sinuwanyirase hejuru wankoreye ibyo ngibyo, ahubwo ni inshuti yanjye y'amagara. Twagendagendanaga tunezerewe turi mu nzu y'Imana, niwe wankoreye ibyo ngibyo. Bacura umugambi barenga 40. Yesu nashimwe cyane. Haleluya amen. Haleluya amen. Uyu Pawulo, iyo usomye amateka y'uyu mugabo, uyu yari Umuroma. Amateka atubwira ko yarenganyaga n'ubwoko bw'Imana. Mu bantu bagize ishyaka ry'itorero ryabo cyangwa y'ubwoko bw'iwabo, nta muntu wagize ishyaka nk'uyu mugabo Pawulo. Bibiliya rero itubwira yuko uyu mugabo yahuye na Yesu ngo ari maji Damasiko, ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Ubwo bari bamaze kwica Sitefano, ashaka kujya kwiyongeza n'abandi bari iyo ngiyo, ari magenda yirukanka afite ishaka, ngo ahura na Yesu.
haleluya, cyangwa nabo bagahura na Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ngo yaragiye kubica, yumvaga bafite ububyutse, ngo hari abantu bari Damasiko abarimo babwiriza ubutumwa bw'Imana, ngo hari icyumba gikomeye, hari ububyutse, hari abantu b'Imana, ngo amaze kwica Stefano aravuga ngo nabo ndagenda mbarangiza. Haleluya, ariko uko bibwira ntabwo ari Imana yibwira. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko ari akataza agenda, ngo ari mu nzira ahura na Yesu, aramubwira ngo nuko Sawuli, Sawuli, unenganirize iki? Aho wahereye. Yesu nashimwe cyane. Aramubwira ngo urinde, amaze kumukubita urushi azabiranwa nuko ngo yikubita hasi, abyutse aravuga ngo urinde, aravuga ngo ni njye Yesu urenganya. Haleluya, amen. Uyu mugabo rero ubundi ahura na Yesu hari 40, ni hagati ya 46 na 45 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yesu aramubonekera amugira intumwa ye. Yusomye rero iby'uyu mugabo Pawulo, urugendo rw'ivugabutumwa rwa mbere. Haleluya, amen, haleluya, amen. Iyo uhuye na Yesu ibintu byose birahinduka. Yesu nashimwe cyane, amen, haleluya, amen. Amaze kumuhindura amateka, Pawulo ntabwo yigeze azabiranwa, ngo yahise atangira umurimo w'ivugabutumwa. Amen. Yesu nashimwe cyane. Asanga nyine yikubita mu Bayuda, nawe arangije avuga ubutumwa bwiza, ariko abandi bamugirira ishyari. Ko ndashimira Imana ijimenya abo yahamagaye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ko abaca mu bikomeye, ariko ibahagararaho kuko yabahamagaye, Imana igahagarara ku ijambo ryayo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Urugendo rwa mbere uyu Pawulo, haleluya, amen, yatangiye 8 bivuga ubutumwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Atangira umurimo w'ivuga butumwa. Iyo usomye rero iki gitabo, izi nkuru twasomye, yarari bamufata bamuhoye umurimo w'Imana w'ivuga butumwa. Abayuda bamugirira ishyari, ngo arimo arazana ibintu by'inzaduka, ariko umwuka w'Imana ari muri we, ngo nuko baramufata baramujyana, ngo bashatse kumujyana i Kayisariya. Aha niho twasomye aba Bayuda rero bo baje inama yo kugira ngo bamwice. Haleluya, amen. Ariko ntibazakwica. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Amen. Tuzapfa tuzaramya. Haleluya, amen. Ngo baraterana basaga 40, baraterana sha, baraterana, bajya baterana, baragaterana, bakava hano bakaja muri Tanzania, ari wowe bagiriyeyo, bagatanga amafaranga kugira ngo bateke ukubona, badashaka kuwigenza. Yesu nashimwe cyane. Baraterana baravuga ngo nitumushaka, uriya mubyeyi ntabwo tumushaka, niyo tubona agenda twumva atadushimisha, ntabwo tumushaka, turashaka kumubabaza. Ariko nyamara nubwo bashaka kumwica, kandi nawe ubwe Pawulo ntabwo yaranezerewe. Yesu nashimwe cyane. Sibye ko tuba tugendera ku ijambo ry'Imana, Imana araduhamagaye ugira ngo ibyice tubikora tunezerewe se? Oya, ntabwo tubikora tunezerewe, ariko kuko twiringiriye yaduhamagaye. Haleluya. Iyo twavuganye nawe turavuga, abaririmbyi batubwiye, uwa muhanzi wacu niwe wavuze ngo nubwo dusonza nkabo, nubwo tusangira nabo, nubwo tubabara nkabo, ngo ariko hanyuma y'ibyo, haleluya, amen, hari umunezero.
Yesu nashimwe cyane. Ngo baje inama yo kugira ngo bazice Pawulo abasaga 40, ariko Bibiliya yatubwiye ngo mwishwa wa Pawulo yumva izo nama zabo, ngo nuko asanga umukuru w'ingabo cyangwa umukuru wa gereza aramubwira ngo umva hari amakuru numvishe. Amen. Nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ajya dutanga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Barabyumva bariyongiye bari kubiganira, ngo nawe aranyaruka ashanga uwo mugabo aramubwira ngo hari amakuru numvishije, ngo ariko ngo nibaza kubikubwira ngo ntubyemere, ngo kuko bashaka kumwica, ngo bagira ngo barashaka kugira ngo umusohore muri gereza, ngo bagira ngo bashake kugira ngo bamenye amakuru, ngo ariko barashaka kumwica ataragera aho bamubariza. Mana ishimwe tuhaye umwuka wera. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mwuka wera aragenda aramwongorera. Yesu nashimwe cyane. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mugabo nawe akimara kumenya amakuru, ngo uyu mwana w'umukobwa aramubwira ngo genda, ngo kandi ugende, ngo ntihagire ukubona yuko uvuye kumbwira amakuru, ntihagire ukubona, ntugire n'uwutangariza yuko nge nawe twabonanye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Wahita yandikira. Mana nishimwe cyane. Ngo yandike, afata urwandiko arandika. Oh, haleluya, haleluya. Arandika, yandikira Feliki. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Arangije amaze kurwandika urwo rwandiko, ngo ahamagara abakuru b'ingabo. Arabahamagara, arababwira ngo ndashaka abagendera ku mafarashi. Amen. Ndashaka n'abazi gutera amacumu. Bibiliya yatubwiye ngo 200. Yesu nashimwe cyane. Ngo kandi ngo mushake n'inyamaswa ngo zize ngo ziheka abantu. Ngo ndashaka ko ziheka Pawulo. Yesu nashimwe cyane. Ngo kandi niba bamujyana isaha eshatu bose basinziriye. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amina. Ariko Imana izi ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Imana yigeze ikora igitangaza ku nyanja itukura. Abisirayeli bigeze kuhagera, bahageze ngo baraboroga cyane, ngo baboroze, ngo kuko barebaga imbere yabo hari inyanja, iruhande rwabo hari imisozi, ngo nuko barataka. Imana ntiyumva gutaka kwabo, ahubwo ibwira Mose ngo babwire basubire inyuma. Nibamara gusubira inyuma babamba amahema, bategereza abanyegiputa babanze bigire hino. Ntabwo nakamye inyanja bari kure batabireba. Yego. Yesu nashimwe cyane. Oya babanze babategereze. Yego. Yesu nashimwe cyane. Nuko Mose arababwira ngo nimusubire inyuma, ngo kandi mubamba amahema. Ngo babamba amahema, ariko babambaga amahema ngo bumva imirindi y'amagare y'ingabo za Farawo ngo zibari inyuma, barataka ngo babonye bageze hafi, Imana irangije ngo irahindukira ngo ibareba igitsure. Yego. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ngo irabahindukirira ngo ibareba igitsure, ngo imaze kubareba igitsure ngo inziga z'amagare ngo zirakuka. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe Amen, cyane. amen. Hari ibintu Imana ijikanga Yego. itaratugeraho, ikabireba igitsure bikaza kukugeraho ugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko Imana iba yabirebye igitsure. Imana nihimbaza. Yesu nashimwe cyane. Ije bireba igitsure. Bimaze kubareba igitsure ngo inziga zikuruka ziruhanyije cyane, birangije ibwira Mose iramubwira ngo kubera iki numva utaka, ngo ufite kibazo ki? Aravuga ngo Abisirayeli barimo barantakira. Rangije iramubwira ngo none mu ntoki yawe ufite iki? Amubwira ngo mfite inkoni. Ngo egera amazi. Ngo bamaze kwigira hino, egera amazi batangeyo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko mbere yuko Imana imubwira ayo magambo, ngo yafashe inkingi y'igicu ngo yishyira hagati
y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, ngo ku Bisirayeli iba umucyo, ku Banyegiputa uba umwijima. Barangije bo baragandika, Abisirayeli barambuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, ngo barambuka, bambukira humutse, ngo bamaze kwambuka igici gikuramo, ngo nuko nabo ibereka inzira. Ndavuga ngo dore Abisirayeli bambutse, ngo nuko Farawo arangije aboneza amagare, arababwira ngo namwe mubakurikire. Haleluya, n'inzira inyurwamo n'abavuganye n'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. ngo nuko nabo barabakurikira n'umuriri mwinshi. Umuriri mwinshi ngo zirinjira zirabavogera ngo mugende, ndashaka ko mubagarura. Ngo Farawo asigara hakurya n'ingabo imwe, ngo bitegeye ngo bagiye kugarura Abisirayeli. Haleluya, amen. Ni inzira igicibwamo n'abavuganye n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ngo barabakurikira, ngo Uwiteka abonye. Ariko hari ijambo yari yabwiye Mose, aramubwira ngo umva, nimuceceke, mwiceceke, babwire baceceke. Aba Banyegiputa babajengereje, abo ngabo mubona babakurikira, nukuri ntimuzongera kubabona ukundi. Amen. Mubarebe ubwanyu. Haleluya, ntabwo muzongera kubabona. haleluya, 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 amen. Ngo nuko bamaze kwambuka bageze hakurya, ngo nabo bahindukiye, ngo Mose ahindukiye abona nabo barabakurikiye. Ngo Uwiteka abonye Umunyegiputa wa nyuma yinjiye mu mazi, abwira Mose, aramubwira ati Mose, ya nkono uracyayifite? Ndacyayifite. Atongera urambuye hejuru y'amazi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kandi bo bambukaga bakora ku nkuta z'amazi. Yego. Bumva atari kubunda aya mazi. Yesu aratemba cyane bakumva. Haleluya. Amen. Bakumva arakomeye. Bibiliya irabwira muri Yobu, haravuga ngo umwuka wo mu mazuru yawe ngo yarundanirije amazi, ngo yimuhengere muri nyina w'inyanja. Yesu nashimwe cyane. Umwuka w'Imana wonyine ngo warundanirije amazi, ngo imuhengere muri nyina, ngo haravura. Ngo nuko bambukira humutse. Amen, amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko arangije kurambura inkoni, ngo nuko amazi arongera arahura. Haleluya, amen. Ngo nuko Mose ararangije aracuranga na Miriam. Farashi n'uwihetse biroshye mu nyanja. Haleluya, haleluya, haleluya. Farashi n'uwihetse biroshye mu nyanja. Buri muntu wese arahimba. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, amen. Mana nishimye. Ngo barahiga, baravuga ati ntituzarya ntituzanywa. Pawulo akigenza, aratujengereje, harimo aravuga ibintu twe tutumva, ariko nyamara ni Abayuda, ni abarokore. n'ukuri Yesu nashimwe cyane. Ni abarokore, ni Abayuda basenga Imana, ariko barahiga. Bibiliya yatubwiye muri Zaburi, haravuga ngo si umwanzi wanjye, ntabwo ari we, sinuwanyirase hejuru, nari kubimenya nkamenya uko mwitwaraho, ariko ni wa wundi twagendanaga, ngo twishimye, ngo tuva mu nzu y'Imana tunezerewe, niwe wankoze ibyo ngibyo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amen. Ariko ngo uyu mugabo amenya ayo makuru, akimara kumenya amakuru aravuga ati muntoranirize ingabo, muntoranirize abasirikare, mubanzanire ngo kandi mushake inyamaswa ziheka abantu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ziheka abantu. Cyo nashaka ko zijyana Pawulo akagera i Kaisariya ari muzima. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo bamujyana isaha 3. Bantu baba bamaze kuva mu mayira, mani bamaze gutazura, bindi baba bari bubikore nijoro wenda mu gicuku, ariko Pawulo araba yagiye. Yesu nashimwe cyane.
Mana izi ubwenge isaha 3 nyine muba mumaze kwinjira mu mazu. Uwatinze guteka yenda barimo yashaka kugira ngo yarurire abana barye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Bamutware icyo nshaka nuko agera yari muzima. Yandikira Felike urwandiko aravuga ati nagenzuye neza hari n'amakuru namenye, menya yuko bashaka kumurenganya nje nizi ngabo ubona zimuzanye. N'urwandiko yari yamwandikiye aravuga ngo twagiye turavuduka turamubambura. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana ijivuduka. Amina. Haleluya. Imana ijivuduka. Imana ijivuduka ikadukura mu menyo yabo benda kuturangiza. Imana ikavuduka. Ikavuduka n'ijoro ryamye bakubikiriye ariko Imana ikavuduka we. Imana ijivuduka. Imana ikavuduka. Imana ijiturindira. Hari umudamu dukunda gusengana, ejo bundi twaramusuye jye na Mushumba atuye Nyubuye. Umwana bamutoraguye hano katikati imodoka yamugonze. Bantu babona imodoka iragakubita gasigara aho mu muhanda, imodoka irigenda. Bamuhamagara bamubwira ati umwana wawe imodoka yamugonze. Haleluya. Amen. Sukuntu Imana ijivuduka ariko nyine yaravudutse, marayika yitambika mu mapine akanira gahutaza ariko ntikagira icyo kaba, ubakana kari mu rugo nta kibazo. Amen. Bamutekereza kugira ngo umwana w'imyaka 7 ave Nyubuye bamugongere katikati hano mu mujyi wa Nyukombo. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mana ngo nuko turavuduka turamubambura. Ngo none ndamukoherereje ngo kuko narebye nsanga icyo bamuziza ni impaka zabo, nta cyaha namubonanye, ni amatiku. Yego. Yesu nashimwe cyane. Kuko nagenzuye nsanga nta cyaha, none ndamukoherereje kandi n'abamuregaga nabo nabohereje bamukurikire nabo bumva ibyabo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko yari yanditse urwandiko rw'isi, umwuka w'Imana yari yamugezeho. Yesu nashimwe cyane. Ati nacondoje rwose ni nayo mpamvu muzanye nijoro. Haleluya. Amen. Ariko uzi marayika w'Imana Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. N'abayuda sabandi ntabwo arundi, si umwanzi wanjye, ntabwo yari kubihangara kuko ntabwo yari kumenya iwanjye mu rugo, ntiyari kumenya uko ndya, ntiyari kumenya uko nambara. Ntabwo ari umwanzi wanjye, ahubwo ni wa wundi tugendana dusangira ngo kandi tunezererwana tuvuye mu nzu y'Imana. Ni wowe wabikoze. Ngo baraterana basaga 40. Abo ni Abayuda, ni abarekore, ni Abakristo, ni ababa mu nzu y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Abandi uwo mugendana uramuzi. Yesu nashimwe. Amen. Mana dufashe tumenye abo tugendana, tumenye abo tubana nabo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Aravuga ngo bakura umugambi. Mana nishimwe cyane. Ariko ni Imana igiturebera aho tutareba, ni Imana twumvira ibyo tutabasha kumva. Ngo nuko mwishwa wa Pawulo arabimenya, asanga umukuru w'igihome, asanga umukuru wa gereza, aramubwira ati bamaze kubyumvikana yuko bashaka kugira ngo batohoze bamenye amakuru yuko ibyaha bya Pawulo, noneho bamugusabe yuko bagiye kumenya amakuru ye, bamuvane muri gereza, bamwica ataragera aho bamubariza. Ntubyemere.
Yesu nashimwe cyane. Mana nihimbaza. Tugiye reka dusoreze mu bice 28 by'ibyakozwe n'intumwa. Ongera unsomere ibice 28 byakozwe n'intumwa, hanyuma dusenga Imana. Umurongo wa mbere, hera ku murongo wa mbere. Ko amagambo aravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Tumaze gukira. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturaba nubwo yakize mu nyanja, idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunga umuriro icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaha. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Barahindura bati ni Imana. Yesu nashimwe cyane. Uyu Pawulo yaramaze kugereka, barimo bamujyana i Kaisariya, kuko hari n'igihe bigeze no gushaka kumuroha mu nyanja. Iyo usomye izi nkuru za Pawulo ngo bari kugenda bakoze urugendo rw'igihe kirekire mu nyanja, ntibaryaga ntibananywa. Iyo usomye mu bice 27 haravuga ngo bamaze igihe kirekire batarya batanywa. Noneho Pawulo ngo Imana iramusanga ari ninjoro, iramubwira ngo va Pawulo, nubwo bimeze bityo ubona bikomeye, ngo genda ubwire abo muri kumwe bose, ubatangariza itangazo, ubabwire ngo barye banywe, yuko nta n'umusatsi uzapfukwa ku mutwe yabo, ngo kandi muzakira mwese. Arangije arababwira ngo iri joro njyewe Pawulo umugaragu w'Imana, ngo nari ndyamye, ngo marayika w'Imana ahagarara iruhande rwanjye, ngo ndi uw'Imana kandi ndayikorera, ngo ubu utari burye ngo anyumvire, ngo ntazagerayo. Ngo nuko arabakarabya, arangije arabagaburira. Bibiliya iravuga ngo mu ijoro rya 18 ngo risohoye. Urumva ko bakoze urugendo rurerure, ngo risohoye, ngo abasare bakeka yuko hari igihugu begereje. Yesu nashimwe cyane. Barimo bagenda baje Kaisariya, noneho ngo bageze iyo ngiyi Kaisariya, ngo bene igihugu barabakira, ngo banezerewe. Haleluya. Amen. Banezerewe nyine, barakwakira banezerewe. Ariko ngo babacanira umuriro, ngo kuko hari igihe cy'imbeho, nta bubyutse bari bafite, babereka ko bafite ibihe byiza. Yesu nashimwe cyane. Barahimbaza bijamo, hari igihe cy'imbeho, nta bubyutse bwari buri muri icyo gihugu cyangwa icyo gice barimo. Ngo ariko Pawulo abirebye, we yicanira umuriro. Amen. Yishakira inkwi ze, yishakira ibihe. Nta bubyutse bwabagayo, ntabwo hari igihe cy'imbeho. Niko Bibiliya yatubwiye. Ngo we yishakira inkwi, ngo arazihambira, ngo ariko muri uwo muganda yahambiriye, ngo havamo igikururu. Yesu natemwe cyane. Ntabwo bose uko muba muri kumwe, ntabwo ariko bibanyura. Muri babandi basenganaga bari bari kumwe bahuje muri wa muganda we. Haleluya. Amen. Havamo kimwe, ntabwo ari umuba wose, havamo igikururuka ngo kimuruma igikondo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Biba birimo, biba birimo. Muricara mugatekereza mukavuga ngo twakora umurimo dute, ariko muri ibyo haba harimo igikuru. Ngo havamo igikururuka kimuruma igikondo.
Pawulo abirebye aravuga ngo umva haleluya hariyo navuganye nayo Yesu nashimwe cyane yampamagaye ndi umuroma nkaba umuyuda nkaba umukirisitu ngakorera Imana ikambwira ngo umva Pawulo nzabana nawe haleluya ntacyo wowe wantwara nubwo wamfashe igikonjo Yesu nashimwe cyane baragifata arakizunguza gutya kubita mu muriro Yesu nashimwe cyane ngo baratangira baravuga ngo nubwo yaciye muri iyi nyangeresha gutya kandi iki gikuruka kimuruma biterwa n'ibyaha nubwo yakize iyi nyanja akayirenganya akagera muri iki gihugu ariko ndabizi idacu rwakibe shado iki gikuruka cyo kiramuhitana Yesu nashimwe cyane haleluya bija bituruma bakadutega iminsi Yesu nashimwe cyane bakavuga ngo reka turebe uko bizagenda reka turebe ko bazaza arishiraho se ngo azabikora ngo bizashoboka reka turebe bagatangira bakaguha amatariki bakaguha iminsi bakaguha amezi bakaguha imyaka haleluya ariko uko baguha imyaka niko bigenda byaguka reka turebe ariko niko bibyara haleluya Yesu nashimwe cyane wenda uko baguheruka wambara igitenge kimwe ejo bundi bakakubona wambara bibiri Mana nishimwe cyane bakubonaga mu nkweto imwe bakakubona warahinduye haleluya ngo barategereza niko Bibiliya yatubwiye ngo barategereza baraheba barangije guheba ngo barahindura barahindura haleluya igitabo cya Rusi numva ari biki cyane haravuga ngo nuko barahindura ngo baravuga nabo barahindura baravuga ngo natwe turabaki turabayuda igitabo cya Esiteri ngo barahindura baravuga ngo birahinduka abantu bose baravuga ngo natwe turabayuda Yesu nashimwe cyane ngo bategereje barahindura bavuga ngo burya ngo byabi kumenya ari Imana Yesu nashimwe cyane ngo barahindura baravuga ngo burya Imana Yesu nashimwe cyane haleluya 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 tugiye gusenga Imana Yesu nashimwe cyane haleluya ariko humura bazahindura bavuge ngo ni Imana burya n'abayuda si umwanzi wanjye wabikoze Yesu nashimwe cyane uwo mugendana uramuzi ariko uwo mugendana uramuzi Bibiliya yatubwiye muri Zaburi haravuga ngo si umwanzi wanjye wabikoze mba naramwirinze nyamara nari no kumwihisha bigakunda ariko siwe ahubwo ni wa wundi twagendana tunezerewe tuvuye mu nzu y'Imana Yesu nashimwe cyane wambabarira ukazansura akagusura ashobora no kuguha randevu kandi utabimusabye akavuga ati ndashaka kugusura ariko ashaka kugira ngo akumenye ubundi uryamute ndashaka kugusura mwene data rwose Imana rwose n'ukuri rwose Imana arakunyereka ndashaka kuba inshuti yanjye nuko mukajya mugendana ndetse ukanamuha n'ibyifuzo ukamubwira tujye nsengera ibibazo byanjye bimeze gutya yewe mu rugo rwanjye bimeze nabi rwose ntabwo tukirya njya ndara mpagaze umugabo arankubita ariko nyamara nibyo ashaka kumenya kugira ngo nyine amenye amakuru haleluya ntabwo ari umwanzi wanjye wabikoze n'abayuda Yesu nashimwe cyane n'abayuda Mana nishimwe cyane Mana turengere uwo mugendana akuramuze Yesu Imana ariko nakubwiraga ngo umenye uwo mugendana wari umenye ubwira ibanga ryawe uwo ari we ese ubwira ibanga ryawe ni we cyangwa n'umuyuda
Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ni wa wundi twuzura umwuka wera kamubwira ngo mva ndashaka kuguha icyifuzo cyanjye, dore ngize imyaka 38 cyangwa 35, ntawe urambaza izina akakugira inshuti kugira ngo amenye icyifuzo cyawe. Nugira n'icyo uzabona uzamubwire, ariko ni umuyuda. Haleluya, ntabwo ari umukristo, ni umuyuda. Yesu nashimwe cyane. Uwo mugendana uramuzi, murasengana ukumva yarize yanahogoye, akakwereka ko ari umurokore, akakwereka ko ari umukristo, ariko mwagera hirya agatangira akavuga nyirarunaka ntakabeho, ntakagire gutya, ntagatere imbere, ntakaje imbere, ntagatume, ntakabyare, ntakagire. Ni umuyuda. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana y'umwijuru, ariko uwo mugendana uramuzi? Ese ubwira ibanga ryawe uramuzi uwo ari we? Ni abayuda babikoze. Tugiye gusenga Imana, Imana ibafashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mahaguruke dusenga Imana, mahaguruke dusenga Imana, mahaguruke dusenga Imana. Ariko reka nkubwire, humura nubwo bacico. Bibiliya yatubwiye ngo nuko bafata bakuru b'ingabo, baravuga ngo muzanire abasirikari, abagendera ku mafarashi, ngo abazi kurasa imyambi, ngo n'abasirikari basanzwe, ngo kandi batoranye inyamaswa, ngo zazindi ziheka abantu, ngo ziheke Paulo, ngo agende isaha 3. Ngo icyo nifuza, uyu mutegetsi niko yavuze, cyangwa uyu muyobozi aravuga ngo icyo nshaka nuko agera i Kaisariya kwa Felix, ngo ari muzima. Amen. Yesu nashimwe cyane. Umuntu uzagera yari muzima. Amen. Uzagerayo mu by'Imana yakubwiye uzabigeramo. Niba Imana yaravuze ngo izakwambutsa, kuko ari Imana yabigambiriye, Imana izabikora. Humura. Amen. Nubwo baterana basaga bariya 40 bakiyongeraho abandi 40, ariko uzagerayo uri muzima. Mu izina rya Yesu uzagerayo, kuko ari Imana yavuganye nawe. Haleluya. Aya bazaterana, bazanasenga, bazanazirika, ariko uzagerayo. Imana izashaka. Haleluya. Imana izashaka inyamaswa ziheka abantu. Yenda bazategera mu modoka, bazategera no mu mapiki, ariko Imana izashaka inyamaswa. Yesu nashimwe cyane. Imana izi ubwenge. Ntabwo icyo gihe imodoka wenda zari zinariho, ariko Imana ntiyashatse ko Paulo agendera mu modoka, ngo bashatse inyamaswa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Izashaka inyamaswa ziguheke. Yesu nashimwe cyane. Izazishaka wa mukobwa we, izazishaka wa muhungu we, izazishaka wa mubyeyi we, izazishaka wa mugabo we. Icyo Imana ishaka nuko uzagera i Kaisariya uri muzima. Tugiye gusenga Imana y'umwijuru, ariko umenye uwo mugendano uwo ari we. Bibiliya yatubwiye ngo si umwanzi wanjye. Mushumba nigira imbere dusengere. Si umwanzi wanjye wabikoze, ahubwo ni umuyuda. Ni wa wundi twagendanaga, ni wa wundi twabanaga mu nzu y'Imana, ni wa wundi twabanaga muri gurupe, ni wa wundi umunyamasengesho, ni wa wundi twabanaga kuko namubwiraga ibyifuzo byanjye, kuko yaza ku mwanzi wanjye nari kumwirinda bigakunda, ngo ndetse nari kumwihisha, ariko yari umuyuda. Uwo mugendano uramuzi? Karibu no gusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uri imbere y'amaso yawe. Aka kanya twumvise itangazo ritubwira ko bafite amacumu kandi bafite n'uburyo bwo kuturwanya butandukanye. Abo ngabo ngo nabo twasangiye, nabo twagendanye, nabo twakoranye umurimo wawe. Ariko nubwo bafite amacumu menshi, tugufite nk'Imana ikomeye. Natwe tugufite nk'Imana iteye ubwoba. Natwe tugufite nk'Imana itabara. Natwe tugufite nk'Imana ifite inyamaswa zo kuduheka. Natwe
ni imana ifite ingobyi ikomeye batashobora kudukura mu ngobyi yawe. Haleluya! Ifite abahetsi bakomeye, ntawadukura mu mugongo wawe, ntawadukura mu maboko yawe, ntawadukura mu bumana bwawe. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo naho bakora ibyo byose ariko ntabwo bazabura kugibwaho n'urubanza, kubera ko aribo bazanye igico muri twebwe. Nyamara Uwiteka ni wowe Mana icunga amacumu y'abaduhiga. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka umugaragu wawe umuhe umugisha, kandi natwe twumvise iri jambo turyakire mu mitima yacu. Kuri Imana ifite umugongo wo kuduhekamo, kandi ufite yo kuduhekaho. Nubwo baba bafite amagare, nubwo bagira amafarashi, ariko wowe ufite inyamaswa zo kudutwaraho, ukatujyana mu kabwirwa batabona, ukatujyana izina ryawe nirihimbazwe, ingoma yawe niyogere hose. Nubane natwe kandi tugire neza, komeze kudufasha no kutugira neza, kandi dufite ibyiringiro kuzatugeza aya mahoro. Icyubahiro kibi cyawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka abarwayi bahaguruke. Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, Imana yo kuduheka ikadukiza abafashe igihe cyo iminsi 40 basaga 40 kugira ngo batwice. Iyo Mana iturinda ntiyabura kudukiza. Uwiteka niryo zina ryawe. Haleluya. Uri Imana ishobora byose. Zina ryawe nirihimbazwe, zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri ibyiringiro by'abakwizeye, uri data wa twese, uri umwungeri w'ubugingo bwacu. Haleluya, haleluya. Amen. Ndakwinginze Uwiteka Imana nyiringabo, jambo ryawe rirambwira ngo uko wari urejo na n'uyu munsi ni kuri. Muririmbyi yatubwiye ngo wageze i Betaniya ukora ibitangaza, ngo ugeze ngo ikana ngo ubiga igisubizo. Nta hantu aho wageze ujye usasiga uko wahasanze. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Mwami Yesu, reka ukore kuri aba babyeyi, ukoreho aho bababara hose. Mu izina rya Yesu ikiganza cyawe cya kindi cy'iburyo reka ukibakozeho, kugira ngo bazagaruke bavuga imirimo n'ibitangaza byabo. Kandi amashimwe n'icyubahiro n'ubundi ni wowe bibereye. Mu izina rya Kristo Yesu turakwinginze Mwami Yesu, kugira ngo bakirize umubiri, kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima, kuko ubundi ubugingo buzima bukwiriye gutura mu mubiri muzima. Himbazwa rero, uhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Nishimwe ndumva na ikirere kimeze neza. Yego. Byari bikomeye.